byinshi byakomeje kugenda bivugwa ku witwa Rocky Kimomo nyuma y'uko agiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndakeka kandi ndabizi neza ntashidikanya ko wababonye aya mafoto ubwo witwa Rocky Kimomo yakomeje kugenda agaragaza yuko yishimiye ndetse yanezerewe cyane kuba yageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. So ngira ngo ni byinshi byakomeje kugenda bivugwa. Hari waba wumvise ko Rocky yabajyanywe muri Amerika no gushaka umugore. Ikindi ahari waba wumvise ko uwitwa Rocky Kimomo yaba yagiye muri Amerika ajyanywe no kugaruza YouTube channel ye yaba yarabuze monetization. Ikindi ahari waba wumvise ko uwitwa Rocky Kimomo yaba ari muri Amerika mu buryo bwo kubayo ndetse atazigira agaruka hano iwacu mu Rwanda, n'ibindi byinshi nawe wagiye wumva. So nibyo rero nje ngo none aha dusesengure ndetse urava hano umenye neza icyo uwitwa Rocky Kimomo yagiye kuba amara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza kuri ubu ngubu ariho aherereye. Mbanje kuguha ikaze rero, iyi ni Kigali Heart Celebs Entertainment, ni amakuru y'ibyamamare niyo tugenda tuvugaho umunsi ku wundi ndetse tukazirana n'ibinyoma, dore ko tugenda tuvuga byinshi. Nimba uri tayari rero nawe ukunda amakuru y'ibyamamare, kanda subscribe kugira ngo uzayugezwaho inkuru z'abastari, dore ko arizo tugarukaho umunsi ku wundi ndetse nta kintu n'iki na kimwe kijya kivugwa cyangwa se gishobora kuba ngo turare tutakikubwiyeho. So iyi ni Kigali Heart Celebs Entertainment, twigendere. So uwitwa Rocky Kimomo kugeza kuri iyi saha ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane yakunze kugaragara i Las Vegas, arongera agaragara i Los Angeles, ndetse kuri uyu mugoroba yagaragaye ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariya muri New York. Ngira ngo uri kubona aka gafoto ni ubwo yari akihagera. Ngira ngo inyuma uri kubona yo inyubako, urebye neza amagambo yanditse kuri nyubako urasanga ari Trump Tower. Rero iyi nzu ikaba iri ahitwa i Los Angeles, akaba ariho iyi nzu iherereye. Bigaragara ko hano Rocky Kimomo yari ari kumwe n'uwo bita Hagenimana Abdul, umusore navuga ngo ukunda gufasha abantu bashaka kujya muri Amerika cyangwa se bageze muri Amerika bwa mbere ariko batarabona aho kuba. Rero uyu Abdul Hagenimana nibyo abasha kuba akoramo, ngira ngo muri kubibona neza cyane. So twihuse cyane rero kuri uyu munsi wa none, aya mafoto niyo yabashije kuba ajya hanze ndetse yerekana uwitwa Rocky Kimomo ari ahantu navuga ngo hakorerwa indege, cyane cyane izi ntambara. Benshi bakaba bari kugenda bavuga ngo amaherezo ari buze kumanuka n'ubundi azanye iye. So rero reka twihute twinjire mu nkuru nyamukuru, twihute cyane turebere hamwe uko bigiye bihagaze. So ngira ngo murabyibuka neza, mu minsi yashize nibwo uwitwa Rocky Kimomo yagiye kuri channel ye ya Rocky Entertainment avugaho amagambo yababaje benshi bitewe nuko umukunda cyangwa se abantu benshi bakunda Rocky Kimomo. So yavuze ko YouTube channel yiwe yajemo utubazo, ari mu rwego n'ubundi agiye gushakisha buryo ki turi buze kuba dukemuka vuba vuba. Akavuga ko abaye ashyizeho iyindi channel yitwa Kimomo News. Ngira ngo mwabashije byose kuba mubyumva. So nyuma y'igihe gito rero nibwo twagize gutya tubona yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngira ngo abenshi bakomeje kugenda banamubona yambaye badge ndetse ameze nk'umuntu n'ubundi ugiye mu biro runaka, bisa nkaho afiteyo akazi, ariko abenshi ntibakomeza kugenda babitindaho. Ni mu rwego bagiye bakomeza gusohora inkuru zigiye zitandukanye, ariko inkuru zitavugwaho rumwe bitewe nuko Rocky we nta kintu arabitangazaho. Dore ko ku munsi wa mbere ubwo yaragiye kugenda yahuye n'uwitwa Cheetah Magic wari umeze nk'uri kwikorera vlog ku kibuga cy'indege. Agize Imana rero abahuye n'uwitwa Rocky Kimomo, nawe bihurirana yuko uwitwa Rocky Kimomo yaragiye kuba agenda. Amubajije ati rero ugiye kujya he? Undi yanga kugira icyo yirirwa nyine abitangazaho, ariko yaraje hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bukeye bwaho nibwo twamubonye mu gasuti kameze neza cyane, tumubona yinjira mu miryango igiye itandukanye bimeze nkaho ari ahantu agiye kuba yadepoza dokima. So ni ibintu rero byinshi byakomeje kugenda bivugwa nyuma yuko YouTube channel ye yatswe monetization. Uribaza ngo byagenze biti? Nyuma yuko twakomeje kugenda twumva amakuru agiye atandukanye, twumva ko Leta ya Kongo yamenyemo ifaranga kugira ngo YouTube channel zo mu Rwanda zimwe na zimwe zakundaga kuvuga ku bintu by'intambara iri kubera hariya muri Kongo, zimwe na zimwe zigenda zisibwa, izindi za monetization. Ni muri urwo rwego n'ubundi ni Rocky Kimomo yabashije kuba yagenda muri zo kubera ko yatswe monetization. Ndetse harimo n'ibivugwa ko iya Mutesi Squavia nayo yatswe monetization kuri ubu ngubu, nayo bishoboka ko
itakinjiza bitewe n'uko yakundaga kuvuga ku bintu byo muri Kongo cyane. So rero witwa Rocky Kimomo kuri uyu munsi wa none yagaragaye ari New York, ahantu hasa nkaho hakorerwa indege. Bikomeza kugenda bitangaza abantu benshi batera comment bavuga ati amaherezo n'ubundi araza kumanuka niye. Reka wenda banza mwereke aka video witwa Microgeni yagize gutya agapostinga, ngira ngo Microgeni murabizi ko ari umuvandimwe wa Rocky ndetse bajya banasobanurana za filime. Hano yagize ati ngo ubu tuvugana Rocky Kimomo yagiye kugura indege z'intambara. Nuko kuntu yabashije kuba abitangaza kugira ngo abantu benshi nyine bakomeze bahatwike. Navuga ko ari abantu bakunda gutwika hano mu mihanda nyine yari yibereye hano, ngira ngo uri kuhabona ari mu mihanda ya New York. Rero mu bintu byinshi bikekwa ko uwitwa Rocky Kimomo byaramujyanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni ahanini impamvu ya mbere iri gukekwa ni impamvu ijyanye na channel yiwe. Bikaba bikekwa ko rero nyuma yuko yatswe monetization ndetse akabagira byinshi n'ubundi abasha kuba yahomba bitewe n'uko buriya channel yiwe ari channel imwe muri zimwe muri iki gihugu navuga ngo zinjiza agatubutse, dore ko yaramaze kuzuza miliyoni irengaho ibihumbi 200 birenga. Urumva ko n'abantu benshi, navuga ko ari channel yinjizaga amafaranga menshi. Rero muri urwo rwego yafashe umwanzuro akavuga ngo reka mfate indege njye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, njye ku cyicaro cya YouTube mbabaze impamvu cyangwa se nsobanuze impamvu neza, maze ubundi mbe nasubizwa uburenganzira bwo kugenda ninjiza agafaranga nk'ako ninjizaga nyuma yuko ari ibyo kuba yatangira iyindi channel. Akabona ko bisa nk'ibigoye kubera ko abantu bakunda gutangira za channel barabizi neza ko ari bimwe mu bintu bikunda kugora kubona abasubscribers, nubwo we ari icyamamaro kandi yakoraga content navuga ngo zimeze neza, content abantu benshi bakundaga ibiganiro bye cyane. Ariko ntabwo biba byoroshye kuba wabona miliyoni y'abasubscribers nyine nk'urwego yaragezeho. Ni ibintu navuga ngo bishobora kuba byaramuciye intege cyane, kubera ko nyuma yuko n'ubundi atangaje yuko yitwa Kimomo News ariyo agiye kujya akoresha, nta kintu twavuga ngo gifatika arashyiraho nk'uko twabibonaga ya uploadinga buri mwanya kuri Rocky Entertainment. Rero reka dusabe Imana ikomeze umushyigikire, abakomeza bagenda bavuga ibigiye bitandukanye ibijyanye n'uko ngo agiye kuba yashaka umugore. Ibyo ngibyo abenshi n'ubundi babihuza n'ibyo yaramaze iminsi agenda atangaza kuri Instagram account yiwe, avuga uti mwabantu mwe mungira inama, ati subu nshaka umugore cyangwa mbireke. Nyine bikamera nkaho ari sinye yagendaga atanga. Rero abenshi bari kugenda babihuza, dore ko abenshi bavuga ko uyu Rocky Kimomo yari afite umusheri w'umudiaspora, bavuga bati rero wasanga yamusanzeyo. Ibyo ngibyo ni inkuru twakita za zindi z'abamotari cyangwa se inkuru zo ku mihanda ziba ziri kugenda zivugwa. Ariko ahanini kigaragara cyo ikintu cyaba cyaramujyanye muri Amerika, dore ko abenshi bakunze kugenda bamugira inama bavuga ati Rocky wiza muri Amerika kubera ko ufite ibikorwa bikomeye mu gihugu cy'u Rwanda, ati warafatishije urakomeye cyane, nta mpamvu yo kwirirwa uza muri Amerika. Abandi bamubwira uti uzaze muri Canada, ngira ngo mwigeze kumva ibiganiro witwa Dumba yavuze, ndetse n'abandi ba diaspora b'ibyamamare byinshi bagenda bavuga nyine nk'uwitwa Muchoma nawe amugira inama amubwira uti wiza muri Amerika. Abandi bamubwira ati ngwino akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze. Nyine ukumva ko ni ibintu byinshi abantu benshi bagenda bavuga basa nkaho batari kugenda babihuza. Wumva ko witwa Kimomo n'ubundi cyangwa se Rocky abenshi bakomfaminga ko yaba ari muri Amerika cyangwa se yaba yaragiye muri Amerika kubayo. Abandi bavuga bati azagaruka. Ibi byose ni biri kugenda bivugwa, ariko n'ubundi ukabona ko inkuru ahanini cyangwa se ikimenyetso nyamukuru gitumye aba muri Amerika nuko ahanini yaba yaragiye kuganira na YouTube, ikimenyetso nako icyicaro cya YouTube, kugira ngo babashe kuba bamusubiza monetization ye, dore ko amafaranga yinjizaga yari amafaranga nakita agatubutse. Nanone ntabwo navuga ko Rocky yapfa kujya muri Amerika bitewe nuko hano mu gihugu cy'u Rwanda hafite ibikorwa bikomeye kandi atapfa kuba yasiga. So murakoze cyane rero, yari Kigali Heart Celebs Entertainment, amakuru y'abastariyo nakagaruka.